Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze aho muri hirya no hino. Uyu munsi tugiye kugaruka ku amazina atatu ajyanye y'abana b'abakobwa. Ntimucikwe. Shimira cyane wowe wamaze gukora subscribe. Wifuriza umugisha w'Imana. Hanyuma nawe niba uri mushya nguhaye karibu. Hano tuganira ku buzima, imibereho myiza y'abana ndetse n'uko twakwitwara nk'ababyeyi kugira ngo dukomeze kurera abana beza, abana bafite ejo hazaza heza baduhesheje ishema. Ntiwibagirwe kugenda ukoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Twihuse ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, izina rya mbere twabahitiyemo ni Agwize Gia Keira. Agwize ni izina ry'ikinyarwanda, Gia bisobanura Imana igira ubuntu cyangwa se bigasobanura ubwiza. Keira bisobanura uwagiriwe ubuntu. Izina rya kabiri twabahitiyemo ni Shenge Abe Genesis. Shenge ni izina ry'ikinyarwanda, Abe bisobanura umunyembaraga cyangwa se bigasobanura ibyishimo. Genesis bisobanura inkomoko cyangwa se itangiriro. Izina rya gatatu twabahitiyemo ni Beza Rena Gadiela. Beza ni izina ry'ikinyarwanda, Rena bisobanura urumuri cyangwa se umucyo. Gadiela bisobanura Imana niyo butunzi bwanjye cyangwa se Imana niyo byishimo byanjye. Izina rya kane twabahitiyemo ni Izere Lix Dirani. Izere ni izina ry'ikinyarwanda, Lix bisobanura umucyo cyangwa se urumuri, Dirani bisobanura intsinzi. Izina rya gatanu ni Irare Renoha Abigail. Irare ni izina ry'ikinyarwanda, iri rikura inyito yaryo ku mugani wa kinyarwanda bavuga ngo yirirwa ahandi ikarara i Rwanda. Hanyuma Irare ni Imana, Irare Renoha Abigail. Renoha bivuze umucyo cyangwa se kurabagirana, Abigail bivuze ibyishimo bya papa cyangwa se uwishimiwe na se. Iri zina naryo ni rimwe mu mazina aba muri Bibiliya. Izina rya gatandatu ni Impano Shiro Alisa. Impano ni izina ry'ikinyarwanda, Shiro bisobanura amahoro cyangwa se umutuzo, Alisa bisobanura umunyakuri, inyangamugayo cyangwa se umunyembaraga. Izina rya karindwi ni Icyizere Cleo Jenna. Icyizere ni izina ry'ikinyarwanda, Cleo bisobanura icyubahiro cyangwa se kwamamara, Jenna bisobanura ukuri cyangwa se bigasobanura umuntu w'inyangamugayo, umuntu wera cyangwa se udafite icyasha. Izina rya munani twabahitiyemo ni Kuzwa Nova Keisha. Kuzwa ni izina ry'ikinyarwanda, Nova bivuga umuntu mushya cyangwa se umuntu udasanzwe, Keisha bivuze uwihagije, umunyembaraga, umuntu ufite ubwigenge busesuye, utishingikiriza ku kintu icyo ari cyo cyose. Izina rya cyenda ni Iriho Katia Bea. Iriho ni izina ry'ikinyarwanda, ni Imana iriho. Katia bivuze umwimerere cyangwa se uwihariye, Bere bivuze ubwiza cyangwa se bikongera bikavuga uwufite igikundiro. Izina rya munani ni Mwiza Ruby Antonella. Mwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Ruby bisobanuye ubuzima cyangwa se urukundo, Antonella bisobanuye umwana wa mbere cyangwa se rikunda kwitwa umwana uvutse nyine ari imfura, umwana wa mbere cyangwa se risobanura indabyo, uw'agaciro cyangwa se umuntu ufite agaciro gatangaje, agaciro ntagereranywa. Izina rikurikiyeho ni Kundwa Serena Lorraine.
kundwa ni izina ry'ikinyarwanda, Serena bisobanuye amahoro cyangwa se umutuzo, Lorraine bisobanuye intsinzi. Izina rikurikiyeho ni Isheja Jessie Michaela. Isheja ni izina ry'ikinyarwanda, Jessie bisobanura Imana iriho cyangwa se bigasobanura impano, Michaela bisobanura ninde usa n'Imana cyangwa se ninde uhwanye n'Imana. Iri zina naryo rikaba rikura nanone inyito yaryo ku mumarayika ukomeye Michael cyangwa se Michel, ndumva ariko bamwita mu gifaransa. Izina rikurikiyeho ni Tetero Ella Trisha. Tetero ni izina ry'ikinyarwanda, Ella bisobanuye ubwiza cyangwa se umuziranenge, Trisha bisobanuye inyangamugayo cyangwa se bigasobanura intwari cyangwa se bigasobanura udasanzwe. Izina rikurikiyeho ni Umuseke Avia Tiana. Umuseke ni izina ry'ikinyarwanda, kwa kundi buba bukeye ari mu gitondo kare kare, kiriya gihe bacyita umuseke. Avia bisobanuye Imana, Avia bisobanuye Imana ni papa wanjye cyangwa se Imana ni umubyeyi wanjye. Tiana bisobanuye uwakurikiye Kristo cyangwa se umuyoboke wa Kristo. Izina rikurikiyeho ni Cyuzuzo Amia Guelda. Cyuzuzo ni izina ry'ikinyarwanda, Amia bisobanuye ubukunzwe, Guelda bisobanuye ufite ubutunzi cyangwa se umunyabutunzi, umuntu ufite iterambere. Izina rikurikiyeho ni Shimirwa Lore Daisy. Shimirwa ni izina ry'ikinyarwanda, Lore bivuze intsinzi, Daisy bisobanura indabo cyangwa se isaro. Izina rikurikiyeho ni Ihirwe Joan Ariella. Ihirwe ni izina ry'ikinyarwanda, Joan bisobanura Imana igira ubuntu, Ariella bisobanura umunyembaraga zitangaje cyangwa se imbaraga zikomeye ziva ku Mana cyangwa se bigasobanura ubutware, umuntu ufite ubutware. Izina rya nyuma twabahitiyemo ni Ashimwe Haven Greta. Ashimwe ni izina ry'ikinyarwanda, Haven bisobanura ahantu hera, ahantu hatekanye, ahantu hari ubuhungiro. Isaro Greta bisobanuye isaro. Ayo rero akaba ariyo mazina twari twabateguriye uyu munsi, nizere ko mwayakunze kandi mu biganiro byacu bizakurikiraho tuzagaruka no ku yandi mazina y'abahungu, ndetse tuzongera tugaruke no ku yandi mazina y'abakobwa nanone, kugira ngo muzajye muhitamo ameza mukunze kurusha ayandi ababereye. Ndabashimira cyane rero mwese mukomeza kugaruka mugakurikira ibiganiro byacu, naho ubutaha ku nsanganyamatsiko yindi tuzakurikizaho. Ndabashimira cyane kandi mbibutsa kujya mukora like, mukajya muri comment mukatubwira ese ni irihe zina wowe wumva twashyira muri iyi mbumbe y'amazina atatu bikarushaho kuba byiza. Ese ni irihe wifuza ko tugusobanurira? Byose duhurire muri comment. Bye bye.